Reka nkwifuriza ibihe byiza wamaze gukanda subscribe kuri Philadelphia ndetse ukaba waramaze guhitamo kubana natwe umunsi ku munsi. Reka nkubwire ko hano ari ivomo isoko ubonamo ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bw'abandi bwururutse imitima, ukongera ugasubizwamo imbaraga, ukongera ukamenya Yesu kandi ukongera kumva icyanga cyo mu ijambo ry'Imana n'ibihe byiza biba mu ijambo ry'Imana. Nkuko mubibona kuri kamera zacu rero murahabona umubyeyi aritonze ariko afite byinshi muri we. Reka tumwakire abanza twibwire anasuhuza abakurikiye Philadelphia muri kano kanya kugira ngo tubane tuziranye, burya ngo abagenda baziranye urugendo rushaho kubabera rwiza. Muraho neza? Muraho neza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwimana Janet. Umubyeyi ushima Imana Yesu yagiriye neza. Ndabashuhuje namwe abaduteza amatwi, abatubona, abatwumva. Imana ibaha umugisha. Yego. Yego. Turakunezerewe hano. Amen. Amen. Turabona ubwiza bw'Imana bukuriho. Haleluya. Hanyuma tugize umugisha wo kukubona, tumaze iminsi tukubona ubwiriza mu biterane bitandukanye, ukora umurimo w'ivuga butumwa, ibintu byo kuvuga Imana no kuvuga ubutumwa no kuzanira abantu kuri Kristo Yesu byakujemo bite, mbega byaje biti? Ejo hari umurokore twaganira arambwira ngo wowe wasaze ryari? Ntabwo twasaze, ahubwo ni Yesu uri muri twebwe, ni Kristo uri muri twebwe, niwe udukoresha, niwe udukoreramo, niwe udukorera imirimo n'ibitangaza. Warumbaje ngo ibintu by'ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ryaje ryari, byaje muri nge ryari? Ni ukuvuga ngo byaje kera, burya ngo na kera tutarabaho, tutaravuka twari turi mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga rero ngo uyu mwanya iyo turi mu mugambi w'Imana uvuka ibizi, utangira kuyikorera ibizi neza, ikakugabiza umurimo wayo. Rero nanjye nagize ishyaka n'umwete ukumva nabana n'Imana, nkakorera Imana kandi nkagarura abantu kuri Kristo Yesu. Nge mperuka kukubona mu giterane wabwirizagamo mu karere ka Gasabo, hari mu bice bya Zandera. Nabonaga uri mu mavuta adasanzwe ari hejuru. Bigenda bite ngo umuntu agire biriya bihe bidasanzwe kuri iyi? Password ni iyi. Password ni ugusenga. Password ni ugusenga. Kuko dusenga ntibigere kuri rwanda. Biva ku mavi, ntago byapfa kuza. Mu by'ukuri abantu basenga ni benshi, hari n'umuntu wabwira ngo ntusenga akaba yagutera ibuye, ariko hari uburyo usengamo, hari uburyo Imana ni Imana, hari ubundi buryo wegera Imana. Ubwo rero naho nabikuye nta handi rwose, naho nakwezi irambaraga zo gukora umurimo w'Imana bigeze hariya. Dushobora kwibaza tuti mbere yuko uba umuvuga butumwa, mbere yuko uba Janet tureba uyu munsi, hari uwo waba warabanje kuba we, ese urugendo rwawe rw'ubuzima utunyuriyemo mu ncamake, Janet ni muntu ki? Uyu muntu ukubonye none anga yakwibaza Janet yaciye kugira ngo abe ari uwo tubona uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ngewe rwose urugendo rwanjye rw'ubuzima Yesu yangiriye neza nkiri muto, njya mbibwira n'abantu. Ntago nakiye Kristo ari uko mbaye umudamu, ahubwo nakiye Kristo nkiri umwana mutoya. Ndibuka 98 niho Kristo yangezemo, numva ngomba kumukorera. Ntangira umurimo w'ivuga butumwa na n'isaha kandi ndawukomeje, ngera naho nubaka ndagumya umurimo ndawukomeza. Ni umurimo nkunda cyane kandi uranshimisha, uranezeza mu mutima wanjye. Yes, ndumva ari byiza cyane. Hanyuma nari mvuze Janet ni muntu kidwa, turagira ngo tuvungureho ku buhamya bw'ubuzima, nibura ufata akanya utunyuremo n'umuntu ugukurikiye, najye abona uhamya Imana ukavuga kugira neza ko Imana ajye yumva ko kuri umuntu arahamya Kristo bahuye cyangwa se yabonye, ntago ari wa Kristo yumvishije muri social media cyangwa abandi bamushima ngo nawe agenda amushima, ahubwo urwo rugendo wanciyemo nk'uko bivuga ati nge nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu yanje mu 98. Ariko se kuva icyo gihe ubuzima bwawe ni ubuhe muri make? Ndakeneye kugira ngo tunyuremo mu buhamya. Ni ukuri Yesu yangezemo numva aranejeje, arandyoheye, nanjye mpitamo kumukurikira. Ariko yarankuye kure, hari icyatumye mukurikira buriya. Cyatumye nkurikira Yesu yankuye bwa mbere na mbere, yankuye mu byaha, arankiza, arandokora mu muryango w'iwacu batazi Imana, menya Imana, ndakizwa, ndayumvira nayo iranyumvira, ndakura mba inkumi, mba n'umudamu, ndubaka, nkorera Imana, ngendana nayo. Yesu rero ni mwiza. Ndabwira abantu baduteze amatwi, Yesu akubera mwiza nawe wamubereye mwiza. Haleluya. Umaze kumaramaza
umaze kuva mu bitagira umumaro, umaze kureka ibyakubuza amahoro bigatuma utegera Imana, nawe arakwegera. Yesu rero nuko yansanze, arantabara, ankiza ibyaha, nkura muri karande z'iwacu, ankubira mu bitagira umumaro, nanjye mbona imbaraga zo kumukorera kandi muhamiriza n'abandi. Yego. Uyu muntu avuze ngo Yesu yarankije ankura muri karande z'iwacu. Yego. Ese wenda uduciriyemo nko mu ncamake, ni ibihe byaha wumva watandukanye nabyo byo mu miryango, cyangwa bya bibi byo mu miryango wumva wibatuye? Kuko buriya gukizwa kwa nyako ni ugukizwa ibintu byari bihari, kuko ntabwo wakizwa ibitari bihari. Muri make iyo umuntu yumvise ngo Imana yagukije karande z'iwanyu, karande hari n'umuntu utazi icyo ari cyo, nk'umwana uzuye kudukurikira none ahangaha ushobora kumbwira ijambo karande ntamenye n'icyo ari cyo. Yes. Ni ukuvuga ngo karande ngewe nisanze iwacu baraguza, baterekera, bakorera izindi mana kandi bakanasenga. Byongene ngewe mama Sando turi kuvugana cyangwa se Janete, mvuka ku mugore wa kabiri. Nubwo yambyaye mama kansiga ndi mutoya kuko yapfuye akava mu nzira, Imana iramukunda kundushira mucyura. Nta byiringiro by'ubuzima nari ndiho. Ntabwo nari nzi ko nshobora kubaho, ntabwo nari nzi ko nshobora kubyara, nkashaka ngaheka, ariko kubera Imana yacu igira neza bugacya bukira, nabonye ukuboko kw'Imana. Naho Yesu yankuye rero mu ibyo bigirwamana by'iwacu, ankura mu byaha, ankiza karande yo kwa muka data, bararaguzaga, baraterekeraga hose, Yesu ankurayo, angira umwana mu rugo rwiwe. Ni ukuri iyo neza y'Imana ntabwo nzayibagirwa. Haleluya. Amen. Ni gute umuntu abana na mukase bakorera ibigirwamana akabisohokamo muri ubwo buzima bw'ubupfubyi akaba umukristo? Uyu munsi hari umwana udukurikiye ushobora kuba nababa mu buzima butagira ababyeyi, abayeho nabi muri karande z'imiryango, cyangwa afite bene wabo batamwumva neza, ariko ni gute umuntu yigobotora bene icyo kintu akavamo akinyufuramo agakizwa? Ntabwo wabyishoboza, kuko njye nkurikije ubwo buzima bw'iwacu ntabwo ari njye wari kuhikura. Ni Kristo wamfashe ukuboko aravuga ati mufiteho umugambi, Janete reka ngene mukure mu bigirwamana by'iwabo. Hari isaha yo mba nkiri no mu bigirwamana by'iwacu ntabwo mba nkiriho, hanjye haba haribagiranye, ntabwo mba nkibuka. Rero kugira ngo mbivemo, Yesu yarambatuye, aransanga, njya mu nzu y'Imana, ndaruhuka, ndabohoka, amaganya n'agahinda. Ukundeba nahoranaga umubabaro n'agahinda, kuko byari bingoye kubura ababyeyi, nkabura abo tuvukana, ariko Yesu angezeho. Mpuye na Yesu mu nzu y'Imana, numva byose birahindutse. Ampa amahoro abana b'abantu batari kumva, ampa amahoro mama atari bumpe, kuko uri kumva yaransize ndi umwana w'imyaka 5, nta handi hantu nari kubohokera. Yesu yarambohoye, ndamushima. Nukuri nuko nacitse dayimoni na karande z'iwacu. Amen. Imana ishimwe. Ndumva ubuhamya bwawe bugenda bunyubaka, nanjye numva ngenda ngarugamo izindi mbaraga. Haleluya. Ese umuntu ashobora gukorera ibigirwamana ndetse na za karande na ziriya mana iwanyu basengaga zo mu miryango zikamushiramo, akakira Yesu akaba ari we umwami mu bugingo bwe, biriya mana agatandukana nazo burundu? Ibi birashoboka. Birashoboka, Imana igufiteho umugambi nawe ugashyiramo imbaraga. Yesu aragufata akagukomeza. Umuririmbyi niwe wavuze ngo Yesu aramfata akankomeza. Haleluya. Yo Yesu yagufashe ntago wamwimvuvunyura, agukiza muri karande, agukura mu bigirwamana by'iwabo. Buriya Aburahamu data yamugizeho umugambi, amukiza ibigirwamana byo kwatera. Natwe niko Imana yagiye dusanga, nanjye nuko Imana yagiye insanga, ndabyigobotora, kandi na n'isaha Yesu ni umwami wanjye iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma ndi kurushaho kugenda ndyoherwa, kandi buriya maze gusobanukirwa neza. Nimba natangiye nibaza ngo ni he wakweza iriya mbaraga, ni he wakuye buriya bushobozi turimo kubona ukoresha uvuga Imana neza wihamye. Ejo bundi wari mugaruka uvuga ngo nubwo ndi umupfakazi ariko ndi umupfakazi ushima Yesu. Yesu yangiriye neza. Nkibaza ariko ni gute umuntu aba atakaje umugabo we, wenda amusigiye n'abana, wenda bakiri bato, ariko ukabona afite ibyiringiro by'ubuzima? Mu by'ukuri ni gute umuntu abura umugabo we kandi agakomeza agahamya Yesu, agakomeza akagira morale nk'iyo uba ufite? Umuririmbyi yaravuze ngo biva mu gusenga cyangwa ni ukubera Imana, ntago ari amaboko yacu. Ni ukuri ngewe narapfakaye,
mpakara ntabyiteguye, nta n'ibyo natekerezaga. Numvaga mfite umutware, mfite byose, numvaga umutware wanjye ariho ntacyo mbaye, nkumva ndakomeye, kuko uri kumva nta data nari mfite, nta mama nari nzi ko ari umbereye byose, nawe niko naramubwiye, kandi koko niko numva bimeze. Ariko Imana burya iri hejuru ya byose, Imana ishobora byose, niyo yandengeye rero ibana nanjye muri iyi minsi y'ubupfakazi. Muri iyi minsi namurwaje n'igihe kirekire, Olivier namurwaje imyaka myinshi cyane, n'ubuhamya bukomeye. Narwaje umugabo, ndamurwaza, ibintu byose birahagarara, ubuzima burahagarara, ariko Imana ibana nanjye. Haleluya. Uwiteka abana nanjye. Nari mfite ijambo ryankomezaga, kandi n'ubundi ndacyarifite muri Yesaya 4:1 umurongo wa 10, haravuga ngo witinya. Haleluya. Kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Maze guhabwa ayo makuru nijuru rero, maze kumva Kristo ageze muri njyewe, numvisha Imana iri kumwe nanjye, numva imbere y'ubwugamo, numva imbere byose, nanjye ndakomera. Haleluya. Ndakomera, mu maso yanjye harakomera, numva mfite umurengezi, numva mfite umutabazi, kandi na n'isara cyambereye umurengezi. Niyo mpamvu, haleluya, niyo mpamvu rero ntagomba gucika intege, niyo mpamvu mbonamo ibyiringiro, niyo mpamvu uhora umbona ndi igifaru cy'Imana, ndi umuriro w'Imana, kuko Kristo uri muri njye arakomeye. Haleluya. Imbaraga z'Imana zinkoresha ziracyahari, kandi nanjye ntabwo nzacogora. Imana itugirire neza cyane. Naho nkuri izo mbaraga rero, nkaba nkomeza n'abandi bagenzi banjye bafite ikibazo, baheranywe n'agahinda nk'ako nari mfite, baheranywe n'umubabaro, babura uko babigenza, kwiga k'abana ari ibibazo, mbese kurya ari ibibazo. Uwiteka arahari. Haleluya. Atubereye umurengezi, ntabwo azadusiga. Nuko nabayeho rero muri iyo minsi yose yo kwibana, y'ubupfakazi, iminsi igaragara nk'iy'umuruho. Abantu bakubwira ngo urindushye, ariko ntabwo turushye kuko dufite Yesu. Haleluya. Iyo ufite Yesu ntabwo ubindushye, iyo ufite Yesu uba umuntu ukomeye ndetse w'agaciro. Mu mpere ya data icyubahiro n'ukuri, ajya turengera akabana natwe mu byago no mu makuba, abana bakiga, ubuzima bugakomeza, tukarya, ukambara, ukabaho kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge ko rumwe mu bantu nakiriye nkanezerwa, uburyo uba ufite akanyamuneza, uburyo ukeye, ntabwo ushobora, umuntu ntashoboye ko Imana yashyize ibihe byiza muri wowe bidasanzwe, kandi bituma ubasha kugaragaza n'amarangamutima y'ibyiza muri wowe, umuntu ntabashe kubona icyo kibazo kiri muri wowe. Ni iyihe nama wagira abandi bantu bagiye bahura n'ibigeragezo? Hari ikigeragezo cy'uburwayi, uzi kurwaza umuntu imyaka myinshi, akagutera ubukene, akagutera kubura ibyo wari utunze, ugasigarira, byarangiza akanagenda akagusiga. Abenshi baranagwa, baragwa bakavuga bati ya Mana twakurikiye nuko nguko, wenda ugasanga umugayo mutwaye ari we wabafashaga, ni wenda niwe wakoraga, niwe wazanaga ibitunga umuryango, ariko Imana ibyo ntacyo biba biyibwiye, ikaze ikamutwara. Niki wabwira uwo muntu ubana n'icyo gikombere, wenda waba usubira inyuma cyangwa muri wakagenda agwa uko bwije nuko bukeye, akagenda atakaza ibyiringiro, ubona ko agenda agwa, kandi buriya uko umuntu agenda agwa asubira inyuma niko nibimushuka, cyangwa na Satani nawe bari hafi aho ngaho, biba byinshi cyane, kuko na Satani abashaka baconshomera. Niki wabwira abo bantu? Nukuri ndabagira inama ngo bahungire ku Mwami Yesu. Inama nabagira, nibegere Kristo, niwe buhungiro. Nawe ubwo yarivugiye ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ijambo ry'Imana. Arongera akavuga kandi ngo ninjye se w'imfubyi, haba umugabo w'abapfakazi. Nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Haleluya. Nta wagize umubabaro ngo namugereho asubire uko yari ameze, oya akumara umubabaro. Nibegere Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko ni umutabazi mu bibazo bafite, mu gahinda bafite, mu byago bahura nabyo bya buri munsi. Nibegere Kristo. Haleluya. Kristo ni umutabazi utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri naramubonye, ndi umugabo wo kumuhamya, naramubonye abana batsinda bajya kwiga, ndamubona yishyura ideni Kristo, ndamubona nyishyurira inzu, ndamubona n'uyu munsi ntabwo turaburara tumufite. Haleluya. Rero ni umurengezi mwiza, ni umugabo mwiza, ni inshuti nziza, ngewe Kristo mbura uburyo mushyiramo. Inama nabagira rero, nibahungire muri we, bicare muri we, barire muri we, bambare ibintu byose ubikore wumva utari wenyine, ahubwo uri kumwe na Kristo. Nibarushaho kumusanga no kumwegera, ni umuntu mbese
yaba ari umuntu aba yaradutaye mu nzira, yaba ari inshuti ziba zaradutaye mu nzira, ariko we wizeye Kristo ntabwo yagusiga wenyine, ntabwo yaguhana mu byago no mu makuba. Nukuri nibagira ishyaka n'umwete byo kumwegera, nawe azabatabara kandi ntabwo akoze isoni. Imana iduhana umugisha. Amen. Umuntu ashobora kumva uvuga ibi akavuga ati wenda hari ubundi bushobozi runaka abona buriya se yasa kuriya koko ibyo bintu ariho byishakamo. Ese gerageza ubabwire n'abana ugaburira byibuze bamenye n'abana wishyurira ishuri, abantu bamenye ko Yesu ari umugabo ufite ubutunzi kandi ko muri we harimo amafaranga, harimo n'ubuzima, kandi byose ko abikora ko bishoboye. Nukuri arabikora. Naramubonye njyewe, umugabo yarapfuye yansigira abana 4. Ye ubizi isaha ndera n'abandi 3 bagiye baza abaruke ababuze, mbese barahari. Ubwo iwacu n'umuryango w'abantu 7. Ubasaho Yesu adatabara ni hehe tutarabura ako ngako tukiraho bagaceho umurongo. Ubu iwawe ugaburira abana 7 kubera Imana kandi ntituraburara. Mfite 2 bo muri sogonderi, abo bose ntibarabura minervari, nta urirukanwa, batangirira rimwe n'abandi bana. Mbese Uwiteka ntabura uko abigenza. Haleluya. Imana yacu rero irakomeye. Nabo bose rwose be kwicwa n'umubabaro, be kwicwa n'agahinda, kuko Yesu atanga amahoro, atanga ibyishimo abana b'abantu bataguha. Hari ababona wigenda ati buriya afite uburyo abayeho, Yesu afite. Oya, nukuri ni Kristo. Haleluya. Ni Kristo uri muri nge, ni Kristo unkorera imirimo n'ibitangaza, nkagenda mbona imbaraga ze, nkagenda mbona imirimo n'ibitangaza agenda ankore. Amena. Nukuri yo ntangiye kuvuga Kristo numva bindenze, yo ntangiye kuvuga imirimo y'Imana mbura uburyo mbivugamo, mbura uburyo mbibwira abantu, nkabona amavuta yo kwisiga. Yewe Yesu arashoboye. Arashoboye, ashobora byose. Ntabwo uyu munsi ndi bukurekure rero utatubwiye ku ijambo ry'Imana. Buriya tubaye nk'abanyuramo gato, wenda tuzagira umunsi twongera tugutumire turambura ubuhamya, tugende uburyo umuntu abana n'uburwayi bw'igihe kirekire. Hari ibigeragezo wagiye uhuramo nabyo, ndabizi. Hari ukuntu wagiye uhura na bariya ba Elifazi bagiye babwira yo bati buriya n'ibyaha byawe nta kindi gitumye Imana iguhana gutya. Abo bantu ndabizi ko na urwo rugendo utagiye buragora nabyo. Ariko tuzagira tukagutumira muri Betari ku uyu munsi unyemerere tutaza kukureka utatubwiye ku ijambo ry'Imana riri muri wowe. Ubu ndabizi abari kukwakama ari menshi, ariko icyo umwuka gushyira ku mutima aba ari cyo ugeza ku bwoko bw'Imana bukurikiye iyi cana ya Philadelphia. Uyu murongo Imana yahaye visionnaire mama pasiteri kugira ngo ijambo ry'Imana n'ubuhamya bijye bicanga, maze abafite imitima irushye n'abafite inyota bongere banywe. Uyu munsi rero ugaburira intama z'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ijambo mfite ku mutima riri muri Yohana ibice 5. Iri jambo Imana yararimpaye ngo ndibwire abantu bayo muri no minsi bafite ibibazo, bafite ibigeragezo, bumva baruhijwe. Muri Yohana ibice 5 turahera ku murongo wa 5, haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindukije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Haleluya. Iri jambo Imana yararimpaye ngo ndibwire abantu bayo muri no minsi, ngo mbabwire iri jambo abafite ibibazo, abaremerewe, abaruhijwe n'ibibazo bitandukanye. Ni ukuvuga niyo waba ufite ibibazo bingana gutya ntabwo wageraho uyu murwayi. Uyu murwayi yaramaze igihe ku kidendezi. Uyu murwayi yaramaze imyaka myinshi kuri kiriya kidendezi. 38 ni imyaka myinshi. Yari afite uburemere bukabije, ndetse ngo ntago yari afite umujugunyamo. Haleluya. Ntago yari afite umuntu umufasha. Abahamuzanye bari barongeye barigendera, ngo niyo yageragezaga kujyamo undi murwayi yamutangagamo. Iri jambo rikugereho, rigere kuri kubaduteza amatwi, rigere kuri bene data. Haleluya. Bafite ubumuga,
uyu munsi ushobora kuba utarwaye iyi myaka ariko ukaba ufite ikibazo kigukomereye. Uyu munsi ushobora kuba udafite ubundi bumuga ariko ukaba ufite ibintu byakubayeho karande. Haleluya. Iyi ndwara yari mumazeho igihe, yarayimaranyeho igihe. Ndagira ngo mbwira abaduteze amatwi, ikibazo cyawe naho cyaba kimaze imyaka myinshi Yesu aragishoboye. Uyu munsi Yesu akoresha itegeko. Haleluya. Umwami w'amahoro akoresha itegeko kubikugoye, kuko yageze kuri uyu murwayi ngo Yesu ahageze ngo aramwitegereza arabimenya. Amena. Yesu amenya byose, utaravuga Yesu arabimenya, utarataka Yesu arabimenya. Haleluya. Zengunuka umusanga. Haleluya. Egera Kristo umwami wawe umutakire. Aramubaza, aramwegera amazi ati mbese urashaka gukira? Nawe ufite ikibazo, nawe ufite umubabaro, ufite intambara, ufite amadeni akubangamiye, ibyawe barinda kubiteza, ariko Yesu ahagere. Nahagera biramenyekana. Haleluya. Nahagera ntagurirwa ujya mu kidendezi, ahubwo arakoresha itegeko, akubwira ati ikorera uburiri bwawe wigendere. Haleluya. Ibyakubayeho karande, ndabwira uduteze amatwi uyu munsi wa none, ibyo umaranye igihe wicaranye, wikorera uburiri bwawe. Yesu arategeka ngo zinga. Haleluya. Yahageze nta gusiga uko waruri. Yesu yahageze asiga birangiye. Nukuri yarari ku kidendezi, byashoka ko yarari gutembera yitegereza areba, ariko ahageze ahasanga umuntu uhangaritse nkawe, ahasanga umuntu ufite ikibazo nk'icyo ufite, ahasanga umuntu umaze igihe, hari umugabo tumazeho igihe. Imana itubohora uyu munsi, tubona agakeza. Iri jambo ni ry'Imana yanshyize ku ngo Yesu amubonye arabimenya kamaze igihe kirekire arwaye. Yesu abimenye uyu munsi. Yesu abimenye wa mudamu we. Yesu abimenye wa mugabo we. Yesu amenye ibyawe wa mukobwa we. Yesu amenye ibyawe wa musore we. Uyu munsi ahagera abimenye. Haleluya. Kandi namara kubimenya aratanga n'igisubizo. Imana ishimwe. Yesu nahagera akabimenya arasiga bihinduye. Yesu nahagera bikamenyekana mu mudugudu utuyemo, mu karere utuyemo, mu rugo rwawe, mu kazi kawe. Haleluya. Birahinduka. Imana ishimwe. Yesu yaje ntago yita ku myaka umaze, mu kibazo cyawe asiga birangije. Yesu yahageze ntago bariyo, nta nubwo yarakeneye kumva imyaka amaze. Haleluya. Yesu icyo akeneye ni uko umutakambira, ukamubwira nk'uko uriya murwayi amubwira ati ndabishaka. Haleluya. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Uriya mugabo nimba ari n'umudamu yikirije neza cyane ati ndabishaka. Haleluya. Na uko Yesu abyitegereje aramubwira ati ikorere. Haleluya. Ikorera uburiri bwawe wigendere. Uwo munsi arakira. Uwo munsi yibagirwa uburwayi. Uwo munsi Yesu yahageze ntago wibuka umubabaro wari ufite. Uwo munsi Yesu yahageze ntago wibuka agahinda wararanaga. Uyu munsi hari umuntu nigeze ngira umubabaro, nkajya ndira umusego nkakamura amarira, nkarira nkumva ntawa, ndaranganya amaso mu bantu bose mbura uwo mbwira, mbona ntawantabara, mbona ntawanyakira. Umutware wanjye arwaye, ntawe ari kuntabara. Ariko natabaza Yesu yambwira ngo witinya ndi kumwe nawe, nkumva nshubijwe mu imbaraga, nkumva ndongeye ndahumurijwe, nkumva nubwo bimeze gutyo ntabwo ndi njyenyine, nkumva nubwo bimeze gutyo hari unyitayeho. Haleluya. Imana itugirire neza, kandi Imana itwongera imbaraga mu gihe nk'iki. Imana iguha imbaraga mu gihe nk'icyo uhagazemo. Imana iganire nawe mu gihe nk'iki wumva ubuze uko ubigenza, ukeneye ukubwira ngo byuka. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo riri kunyubaka muri ino minsi, iri jambo rikankomeza, kuko Yesu yahageze arakubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe. Uyu munsi hari uwakugera iruhande. Uyu munsi ukeneye Kristo mu ntambara ufite, mu bigeragezo ufite, mu bushomeri ufite, mbese mu bintu bitandukanye uri kurwana nabyo mu mpande zawe za buri munsi. Uko usohoka ubukode, muri iyi minsi abantu bari kuvuga amagambo menshi kubera ubukene bwateye. Umuntu agakora ntibyemere, washinga business bugakigahomba, ariko hari umwami w'amahoro wakugirira neza. Haleluya. Hari umwami w'amahoro wakwegera akakubwira ati byuka.
nubwo wihebye, nubwo washoye bikanga, nubwo wadepoje bikanga, ariko hari ukuri bugufi. Imana ishimwe cyane. Nubwo umaze iminsi upfundikanya bikanga, ariko umwami arahari aje kureba. Haleluya. Yesu abimenye, haje ratota ya rabini saye. Yesu aje kureba, Yesu akurebe neza, Yesu agira ibyo ahindura ku buzima bwawe. Uyu munsi uko Yesu yasanze uyu murwayi ari ku kidendezi imyaka 38 ngeyo nyisomye nkayibara, nigeze ndwara igifu, ndakirwara nkirwara imyaka 7. Bari bagiye no kumbagara CHK, igifu cyanjye cyarapfutse ntabwo yabwabagaho. Nukuri aho hantu nahabonye Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nakira Imana ndayibwira, nyibwira nkaho twicaranye n'indengera, ntawe ari kundengera hariya hantu. Nukuri ndashima Yesu yaninze icyuma ntambaze, arankiza igifu kiba kizima, mba mbonye ukuboko kw'Imana. Ndagira ngo mbwira nk'iyo myaka nari ndwaye, nukuri nari ngeze kuri. Ibaze rero imyaka 38. Yesu ahangara ikibazo. Haleluya. Ubwire Yesu ahangara ikibazo cyawe, akigere hakoresha itegeko. Mana ishimwe, nakoresha itegeko birahinduka, nakoresha itegeko birasobanuka. Uwiteka agere ku buzima bwa buri muntu wese uduteza amatwi, ubabaye kandi n'uwishimye nawe amugereho, yumve kuba afite ibyishimo ari ukubera Kristo utuye muri twe, udukunda, utwitaho. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Amen. Sengera abantu muri iri jambo. Haleluya. Ikibazo Imana ishimwe, nubwo cyaba kimaze imyaka myinshi, ariko Yesu ntakangwa n'imyaka. Yego. Nubwo waba wabonaga nta nzira abantu bose bagutaye, Yego. ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ryongeye kuziriva ngo uyu munsi Yesu nabimenya, Yesu nahagera. Wowe icyo usabwa no kumwemerera gusa. Ndagira ngo usengera abantu bari bagize kwihe, bari bacitse intege, umva bazamure mu isengesho amagare data. Reka dusenge. Umuntu wari wese uzakurikira ikiganiro. Yego. Reka dusenge Imana. Nubundi no muhamagara, Imana iri kumpamagarira gusengera abandi, gusengera abarushye, gusengera abantu badafite amahoro mu mutima, gusengera abantu baremberejwe n'ibigeragezo. Imana arambwiye ngo nisengere imfubyi n'abapfakazi, kuko imaze kugukomeza. Haleluya. Imana imaze kugukomeza, ukomeza n'abandi. Nicyo rero yampamagariye, nikimpagurukirije muri ino minsi ngo nkomeza abandi, kandi mbabwire ko Imana iruhura, ari we karuhura. Imyaka waba umaze mu kibazo, Yesu yaje gukora, ntagakangwa n'imyaka, ntagakangwa n'igihe umazemo, ahubwo akoresha iki? Itegeko. Mureke dusenga Imana. Nyakubahwa Imana, murengezi ubugingo bwacu, turagushimye Mana, tugushimiye ijambo ryawe ryiza wongeye kutuganiriza kuri aya masaha n'uyu mwanya. Uwiteka Imana rero, ubwo wageraga kuri uyu murwayi uri ku kidendeza hamaze imyaka myinshi, wategetse, urategeka, ukora imirimo, uramubwira, urabyitegereza kuko wabirebaga. Nambwira ngo nahaguruka ukoresha itegeko, atiriwe agera mu mazi, atiriwe agera mu kidendezi, urabirema biraba. Uyu mwanya rero Kristo, hari abafite ibibazo, hari abahangaritse, hari abafite intambara zitandukanye, turabasengeye nyakubahwa, reka ubagereho, reka ubatabare, utabara abagabo, utabara abagore, utabara ingo zimaze iminsi zifite intambara. Ureba izi divorce zateza buri hirya no hino, ugiye icyo ukora, ukoresha itegeko. Haleluya. Ukoresha itegeko ku rubyiruko, ukoresha itegeko, buri wese ahindukire, buri wese akumenye. Uwiteka Imana, uri mu gahinda, uri mu mubabaro, umubabaro, kuko awira binistaya niwo umara umubabaro, niwo umara agahinda, niwo ukiza abashavuye, abaremerewe mu mitima, ukabagenderera, ukabaha amahoro. Dusabiye amahoro abantu bawe, dusabiye amahoro abanyarwanda, dusabiye amahoro abafite intambara mu mitima. Haleluya. Tanga amahoro Mana, urakoze kutwumvishije, kandi urakoze kubiremye, kandi twizeye kuri kumwe natwe. Hari benshi bazahagarara bashima kubwira ijambo ryawe, kubw'imirimo n'ibitangazo bakoreye. Senze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma Mama Sandrine, umuntu ashobora kugushaka, ashobora gukenera ngo musengane Imana. Reka tubabwire ko wababwira nimero. Nimero yanjye ni 0750 93 214 cyangwa se 072 70 455 74. Imana iduhana umugisha. Nimero yanjye ihoraho, wanshaka yampamagara, kandi ndasenga Imana isaha ku yindi.
turi kumwe. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, reka tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu. Yego. Hanyuma turaza kubwira mama Pasiteri ariwe muyobozi mukuru w'iki gitangazamakuru cyangwa se w'uyu muyoboro kugira ngo azongere akurari kugaruka noneho wongere uduhe ubuhamya noneho ubusesengure neza uburambure. Reka tuvuge ngo Imana ibane nawe kandi ikomeze kwiza amavuta menshi mu merezo yawe. Yego, murakoze namwe. Imana iduhana umugisha kandi ndabashimiye. Murakoze cyane. Amen.